twagiye jewe urukundo rw'umwami Yesu nirwo tumatezerana ko nzajya mfatanya n'urubyiruko gahunda imansi umunsi wa karindwi ngakora ibyo mbasha gukora byose ngo mfatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza. Intego kumenyesha aho mu isi hose b'iki gihe ubutumwa bwiza ubugaruka bwa Kristo. Impamvu umuntu afite uburenganzira bwo kuba yavamo hakiri kare kugira ngo indahiro bagiye kubatongera ejo itazagukoraho. Reka rero Kabanza abanze adusomere ririya somo maze umuyobozi yakira iyo ndahiro. Muzamure cyane ikiganza. Murakoze cyane umuyobozi wa gahunda. Isomo ngiye gusoma riboneka muri Ezekiyeli igice ni cya 17 turasoma umurongo wa 18. Abagiye guhabwa inshingano uyu munsi kugira ngo muritegere amatwi, kandi abahawe inshingano natwe ni umwanya wo kugira ngo twongere twisuzume. Umurongo wa 18, yasuzuguye indahiro yica n'isezerano, ndetse yaramanitse ukuboko kwe arahira, ariko arengaho arabikora byose, ntabwo azarokoka. Mana ibafashe, Mana izabayobore muri uru rugendo mu izina rya Yesu. Murakoze. Yewe Pastor Nyabarenzi Augustin, umuyobozi ushinzwe icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko muri Filipi y'Amajyaruguru y'u Rwanda, nemeye ku mugaragaro ko aba uko ari 92 bamaze kurahirira kuba abayobozi bakuru, babaye bamwe mu bagize umuryango w'abayobozi bakuru wo muri Filipi y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Imana izabibashoboze. Gahunda rero igezweho yo kwamburwa ibirango bishaje bicyuye igihe. Reka dusabe abayobozi bakuru bari hafi mubambure icyo kirango gicyuye igihe kuko bagiye guhabwa ikindi kirango, hanyuma babishyikiriza umuyobozi wa MGA mu ntara Alex. Ibi birango byose bishyirwe hamwe bijye mu bubiko bw'intara ya Bwuzure kugira ngo intara ya Bwuzure reka nsabe abo bamasiradi bari imbere ngo ruhimbi ruri imbere muse nkaho mwarwigiza hepfo gake. Ibyo birango byose ababyakiriye mubishyikirize mu bubitsi bw'intara ya Bwuzure. Reka tube turarimo akaririmbo, sibyo? Turi kumwe, katura abantu bishimye, muzamure turebe, zamura turebe. Twagiye muno nga amashyi twagenda. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen.
Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Yes, I do good. It's such a way. It's good. Hallelujah. Amashigusha. Abashane imbere hasigare abarahabwa inshingano gusa aribo basigara hari imbere abandi murakoze cyane Yesu ni mwiza. Hallelujah, amen. 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 Abantu bishimye zamura turebe inyuma ntabwo bishimye zamura turebe okay turi kumwe tuyisubiremo oya mwese gato turaza kubaboha undi mwana reka dusabe abafite imyambaro yabo buri wese ahagarare iruhande rw'uwo yatwaje noneho kakaririmbo bakongera mukagasubiramo mu gihe bakiza uretse ababatwaje ibikoresho abandi mwegereye bose ababatwaje ibikoresho buri wese ahagarare iruhande rw'uwo yatwaje kandi dusaba abakandida museka bigiye inyuma mutanga umwanya aho imbere yabo mwegere inyuma abakapiteni mudufashe abantu begere inyuma ari imbere yabo hasigaye ikibuga hagaragara hanyuma ababatwaje imyenda buri wese amuhagarare iruhande tuyisubiremo ya ndirimbo sibyo tuyisubiremo aturi abantu bemeye kutuyisubiramo bazamure turebe zamura gushya inyuma ngaho zamura maze mugende munyeganyege sibyo twagiye Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Muzamara kugucha maboko. Nagucha. Amaboko Yesu. Maria. Inyuma. Agucha. Yego. Yesu ni mwiza. Arabakunda we. Nimuririmbe. Hallelujah, amen. Nimuririmbe. Yesu yanesheje. Yaradupfiriye ku musaraba we. Nimuririmbe. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amashi gusa, amashi. Yego. Twese turirimbe, uvuze impundu we. Yesu ni mwiza. basoze Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Murakoze. Nimunezerewe vuga amen. Nimunezerewe vuga amen. Nimunezerewe pe kandi ushima umuremyi. Nimunezerewe vuga amen. Nimunezerewe amen adusaba abantu gutuza kugira ngo kurikirane
reka dusabe abantu bose mwegere inyuma dukeneye icyo kibuga aho ngaho cyangwa se muve imbere mujye hariya kuri uru ruhande kino kibuga cy'imbere turagikeneye. Reka tubasabe rero abantu bose bari imbere n'inyuma ya Museveni bose bahave baje iriya ku ruhande kiriya kibuga cy'imbere tukibone. igire inyuma gatoya kugira ngo usubire inyuma kuko tujya kubabwira kurikiraho utera agatanu kugira inyuma. Ba kapiteni mudufashe abantu bose ari ku iyo sima yo hejuru bayiveho begera live kugira ngo ibintu byacu tubicunge neza. Reka rero muri uyu mwanya Kapiteni Sam bose bamanuke hariya hasi bose bavuye dushaka icyo kibuga tukibone. Bamwe bagiye ku ruhande rwo hepfo abandi bagiye haruguru. mwe gutinda dukeneye icyo kibuga cyose abantu bose bari aho ngaho hagati bose bahave aho ngaho kuri mimbara hano imbere hose bahave abahari bose bahave turahakeneye kuhakoresha. Abarahaza turagenda tubahamagara bahaza tujye tuhakoresha bose bahave bamanuke hasi bose bamanuke bajye hasi bikoreshe amarangamutima bose ntibamanuke. Uwo mubyeyi wicaye mumureke yicaye wowe naguma aho ngaho n'ubundi turamukeneye abandi bamanuke abandi bakomeze bamanuke mudufashe bajye hasi. arakoze rero mu gihe dusabe mutuze emushatisho kadusabe buri muntu wese atubize ahantu ari kugira ngo dukurikirane iyi gahunda imeze gutya. Abari gucuranga ibyuma mugabanye ubuhanga bw'ibyuma mwe mwitondesheje tugeze kuri gahunda ikomeye cyane. Bari abantu mukomeze mumanuke hasigare iyo nini aka gasima ko hejuru kose gasigare. iyi gahunda rero guhera kuri gashaka kumanuke hasi ntacyo reka tugarukire aha ngaha. emushatisho reka tuhagarare aho tugeze. Reka rero uko tugiye guhabwa inshingano nuko tubabwire uko bigiye gukurikirana. Tugiye kubaha inshingano dukurikije amafamiye kugira ngo amafoto yacu aze kuryoha. Turasaba famiye ya Tuyisenge, famiye ya Tuyisenge ubwo ni ukuvuga ngo Tuyisenge n'abana be barahabwa inshingano nibaze hari imbere. Tuyisenge yakoze umurimo rwose. Tuyisenge yakoze akazi abana be yarababwirije none bose abashije guhabwa inshingano ari kumwe nawe. Iki ni igikorwa gikomeye cyane. Turahamagara kandi barutana madamu we barutaja twamenye ko arahabwa inshingano ari kumwe na madamu we. Nababona hatambuke kandi uwitwa Wiliso na madamu we Jose nabo nibatambuke begere hari imbere. Garissa Fiedoneri we n'umukobwa we. Reka duhamagare kandi Damascene na Jacqueline, famiye ya Damascene, Uwimana Jacqueline nabo bakoze umurimo ukomeye cyane bahageze. Duhamagare uwitwa Munyamboruma umukuru w'itoro mukuru hano nawe arambukirwa muri iriya tsinda rya mbere. Dusabe uwitwa Mushimimana Jean arahari namubona hariya yicaye imbere.
abasada nabo barayemera niyo mpamvu bakura rimwe niyo mpamvu bakura rimwe Master Guide burya barayemera niyo mpamvu bakura rimwe aho bari bose muhabasanye aho bari mubambike turaza gutanga umwanya wo gufata amafoto wayishimira no mu basanye aho bari hose mubambike ba Master Guide mwese mubegerere tugiye kuba turi muri ka karirimbo muri ka haleluya amina sibyo n'abantu bamaze kwambara cyangwa mu majwi yanjye sibyo haleluya amen haleluya amen haleluya amen muhaguruke turirimbe cyane abone mufashe haleluya amen haleluya amen haleluya amen Yesu ni mwiza ariko nawe imuririmbe haleluya amen izo mbaraga twahawe na Yesu zidushoboza gukora umurimo ari imbaraga ugufatanya bose tumwe dushyire hamwe izo mbaraga reka dusane rwose mudufashe abahanzi gutanga inshingano bamaze kubambika ababaherekeje mwese bisubira mu byicaro dushaka ko imbere hasigara abamaze guhabwa inshingano gusa abandi basubira mu byicaro bose dushyire hamwe izo mbaraga twahawe na Yesu zidushoboza gukora umurimo reka dusabe rwose imbere hasigare abamaze guhabwa inshingano gusa duteguze abafite imirage babitegura Umbaraga zo kumwe dusengera ubuzima mu mirimo y'amaboko tugafatanya hari imbaraga ugufatanya bose tumwe dushyire hamwe izo mbaraga y'amaboko turahaguruka tugafatanya gusoza rwose mwanya amafoto turaza kuwufata mu mwanya muhabwe inyuma mukure mu muziki muhabwe inyuma mukure mu muziki munyumve rwose turabasabye ba Master Guide musanzwe
rwose disipurine rwose. Nimudufashe abantu bamaze guhabwa inshingano basigara imbere, ababaherekeje bamaze kubaha inshingano. Umwanya w'amafoto turaza kuwufata, turaza kuwubaha rwose. Udumye mu mafoto gusa nawe murabona ko nta kintu twageraho. Ba kapiteni mufatire za telefone bifite ubuvajuru kuko Imana ivugira muri yo binyuze muri Mwuka Wera. Ifite ububasha bwo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akorere imirimo myiza yose. Ndakwingingira imbere y'iyi mbaga ngo mu izina rya Kristo izabe umurage wawe mu nshingano uhawe uyu munsi, izakubere umucyo mukuru ukumurikira kugira ngo ubone uko umurikira abo mubana igihe cyose uzaba ukiriho. Imana izabibafashemo mu izina rya Yesu. Amen. Bahawe umurage n'ijambo ry'Imana uzabafashe mu mirimo yabo yose. Pastor Ngamije Sironi abamutwaje umurage Elena White yasigiye itorero, umurage urimo ibitabo 5 bya Elena White. Umurage w'umuhanuzi. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe na Ellen G. White ni umucyo muto udufasha gusobanukirwa Bibiliya y'umucyo mukuru. Umuyobozi mukuru agomba kubyiga kugira ngo bimufashe gusobanukirwa n'icyo Imana ivuga binyuze mu ijambo ryayo. Ndakwingingira imbere y'iyi mbaga ngo mu izina rya Yesu Kristo umwuka w'ubuhanuzi uzabe umurage wawe mu nshingano yawe uhawe uyu munsi. Uzakubere umucyo muto ukumurikira kugira ngo ubone uko usobanukirwa n'ibyo umwuka w'ubuhanuzi ukubwira, kuko ari wo mucyo uhamya Kristo. Bibe bityo mu gihe cyawe cyose uzaba ukiriho. Imana izabibafashemo mu izina rya Yesu. Bakaba rero bahawe umurage w'umwuka w'ubuhanuzi y'ibitabo 5 Ellen G. White yahaye itorero umurage. Reka twakire umuyobozi Tuyirike Ntaganzwa Emmanuel, umuyobozi wa club ya Master Guide, ukuriye wa Master Guide muri firidi yacu y'Amajyaruguru, agiye kubashyikiriza umurage w'ibirango kugira ngo bazabashe kwita kuri maklabu yose. Umurage w'ibirango. Icyiciro cy'urubyiruko mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kibereyeho kugira ngo gifashe abana n'abasore binyuze mu itorero mu guteza imbere ibya mwuka, iby'umubiri, iby'ubwenge, babumbiye mu ngaga enye arizo abato, abarundabukanda, ambasaderi n'urubyiruko rukuze. Tubashyikirije ibi birango nk'ikimenyetso cyo kubasaba kwita ku bakiri bato babarizwa mu itorero ryanyu kugira ngo mubabere amaboko meza abaha impanuro n'impamba zikwiriye z'itorero ry'uyu munsi n'ejo hazaza. Mubabere icyitegererezo gikwiriye muri byose aho ariho hose n'igihe cyose. Imana izabibafashemo. Bahawe rero biriya birango by'ingaga zose ngo bajye babasha kubungabunga abato. Umuyobozi w'icyiciro Diregiteri. Reka dusenge Imana atari bazikuramo amazi mu ngofero. Murakoze. Data uhoraho uri mu ijuru, tugushimiye ko uri Imana nziza, Imana yashyize gahunda mu itorero ryayo,
izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya tweretse itsinda ry'abana bawe bamaze kwiyemeza gukora inshingano yo kuyobora urubyiruko rwo mu itorero, bamaze kurahira kandi bagaragaza ko bazakora uko bashoboye kose kugira ngo imibereho yabo ikugaragaze kandi bitera ku rubyiruko. Mwami wacu, inshingano ntabwo wayishoboza, uzabashoboze ndakwinginze. Wasukire umwuka wawe wera, ibyo bazakora byose bazakoreshwe nawe, uzabahe ubuzima kandi barindire imiryango. Igihe bazakora uko bashoboye kugira ngo basohoze inshingano yabo, nabo uzabagirire Mwami, kandi ku iherezo ry'ibihe uzabakire mu bwami bwawe. Bafite abandi basanze abayobozi bakuru, uzabasha gufatanya umurimo wawe, uzabarinde amacakubiri yose, kandi abizera twese muri rusange dushoboze gushyira hamwe kugira ngo umurimo wawe urangire dutahe, uzadukire mu bwami bwawe. Bane natwe muri byose tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Harakoze cyane ku bw'isengesho bahaye. Reka rero dusabe abafite urumuri. Yesu ati ni jye mucyo w'isi, kandi ibyanditswe byera biti nitwe rumuri ahacuze umwijima hose. Reka rero dusabe abafite urumuri rwagenwe ku buhanga bw'ibyuma badushakire indirimbo ya 152 nimucane amatabaza. Dushakire nimucane amatabaza, cyangwa se bari impande bari nimushakire ubwo tugiye gucana amatabaza. Bagiye kubaha urumuri kugira ngo rujye rubamurikira kuko Kristo ari we rumuri rwacu. Namwe mugiye kuba intangarugero mu nsisirozi wanyu. Nimucane amatabaza n'indirimbo twabasabye ku buhanga bw'ibyuma. Umwijima umaze kuba icyago. 153 nimucane amatabaza. Mucana amatabaza, ubuhanga bw'ibyuma namwe twari twizeye wishake muri ibyo by'umirimo, maze mucana amatabaza umwijima icyago hazabumwe jimukaze
Isijyana ababyeyi banyu n'abana banyu izo kuri urumuri mutanye utanga urumuri usakare gisakaza mu rusengero iwacu kubakubaga itabaza ku musozi w'igihugu cyabose barahuraho cyane itabaza ku musozi w'igihugu itabaza ku musozi w'igihugu gahunda ikurikiyeho twongera gusaba kandi kwegera inyuma wongera kwegera inyuma tugiye gusaba abafite za kado excellent umuntu yambaye rero excellent yabona ndahemuka rwose yishimye cyane bivuze ngo hanyuma Antoinette nawe ya kapiteni kuyandika akazi kigakeye ibi rero ni bineza neza bintu karebe barakoze cyane umuyobozi wacu uko atanze Madame Pasteur niba ari hafi simbizi Madame Pasteur niba ari hafi manza atari hafi yewe yahageze bamujya bafata ifoto reka turiye bafata ifoto bisabe n'ubwo kugira ngo bandike isiriva awati ababyeyi n'abayi zituni b'ababyeyi bari bandika yose n'ubwo wabo wahawe isiriva awati imana ikigera umukobwa wacu wamaze kubona impeta ye ya kapiteni nawe akaba ari kumwe n'abayobozi be bafata ifoto ya mpeta ya Silver Award ngo ni impeta y'abahanga mu gutegura no kuyobora ibirori ndabona uyu musore nawe wamaze kuyimwambika reka rero duteguze abafite
bariya basabiwe pini nabo baradufite ko babambika kamwe kamwe izindi muzazana. nabo nimubafashe babambike iyo mpeta. Reka rero dusabe bariya basabiwe pini nabo babambike imwe imwe, izindi muzashaka uburyo bwo kuzambara. Ibirori biracyahari. Hanyuma rero duteguze abafite umutsima. Agiye gukurikiraho kubaha imbaraga. Yesu ati ni njye mutsima w'ubugingo. Icara cyangwa ujye inyuma siyo. Pastor Mudahemuka Alex nawe bamwambikira iriya mpeta ikirenga Golden Award, ngo nawe ni ikirenga, ni inzobere mu byerekeranye no gutegura no kuyobora ibirori bikomeye nk'ibi. Reka rero nawe ayihabwe ku mugaragaro. Master Guide Mudahemuka Alex nawe akaba ahawe iyo mpeta. Dusabe rero abamaze guhabwa impeta musubire ku byicaro. Hanyuma nanone dusabe ba bandi bari kudutegurira ya gato nziza, noneho nabo bitegure. Mudahemuka ati iyi mpeta rwose ikwiriye byo. Dusabe rero abamaze guhabwa impeta. Iyo nama rero nirimo iteguza abagiye kutuzanira iyo gato. Ababona barimo baraza, kongera kubabona baje nabo nyamara baje hariya barimo baraza rwose. Rero gato nziza iteye ipfa. Umunsi umwe Eliya hari amagambo yabwiwe ati byuka urye. Abamarayika bamuzaniye umutsima mwiza cyane, ati byuka urye. Marayika aramukomanga, byuka urye kandi wongere urye, kuko kugira ati iyi nda muzayigenderaho iminsi 40.
umuryango mwiza cyane ndahanga ubona n'umuryango w'abajiya. Umuyobozi rero dushakira indirimbo rwabo twarayemeye mbere yo kuri hekeni bwa mutsima twagatiye intambu. Furari hejuru, furari hejuru. na Monsieur Sylvestre begera imbere na mukuru w'itoro mukuru kugira ngo abayobozi babagaburire maze bavane imbaraga zo kugaburira n'abandi.
kabiri gatanu umunani karindwi yageze aho iremera
barakoze cyane kubw'iyo ndirimbo imwe gusa batugejejeho muri nyinshi indirimbo 500 zose barazitoje n'izindi zo ku ruhande zose bazi kuzicuranga kubw'amanota bizi. Reka rero dusabe Mudahemuka Alex yegere hano imbere adusobanurire bimwe mu byaranze ishuri, maze kandi uze kudusabira abayobozi ko ubutaka bwa Buzuri bwose bwabaho ikigo cyigisha muzika. Murakoze cyane, turanezerewe, umunezero ni mwinshi. data wiziri manariwe setup of line. Murakoze, ni ukumanza twabisobanura cyane. Buzuri yatangiye ishuri rya muzika, hari abasanganwe abo twita masquire bicaranga barimo bavutseho iri shuri, haboneka abavuza ibyuma, haboneka n'abo kuririmba. Ariko kugira ngo ibi tubigereho byabuze mu gihe kitarenze ukwezi kumwe, twarabitiye dutiye, haboneka abagomba kubyiga bakiga mu gitondo na nimugoroba. Ubwo twasanze no mu ntara y'umujyi natwe iri shuri ribaye aha ngaha byaduteza imbere. Hari umuyobozi waryo uriyoboye tuyamaze Patrick yatambuka kuko niwe mwarimu na n'uyu munsi agifite ishuri, agifite inshingano yo kubigisha, afite aho yari abagejeje mu kwiga amabuti cyangwa se solfège. Twaje kugira umugisha rero turabana, tubona n'undi mwarimu nawe wo kumufasha mu gukoresha ibyuma na Ntakirutimana Auguste, nawe yatambuka akaza bakegerana kuko nibo bafatanyije ishuri, umwe akigisha solfège undi akigisha puratike. Ni umuvandimwe wacu nawe w'umudivantiste wo ku itorero rya Kanombe, ariko nawe agira ubwitange mu gufasha kuko igihe ukwezi kose akumaze aryamye inaha kugira ngo ibi bintu bigerweho. Ubwo rero natwe kugira ngo tuze kugira imbaraga twifashishije abakomoka mu ntara y'Amagara, badutije ibyuma, baboneka ibyuma bya Mirani n'intara ya Rwangeri, nabo badutije ibyuma, nabo baraza kugira ngo ibi bintu byacu bigende neza. Tukifuza rero icyifuzo cyacu n'itorero n'intara natwe tugize ibyuma byacu kandi nishyikirizwa kuko muri lisansi biri kwiga. Mwabonye ko mu gihe gitoya abana bize bari kumenya kuvuza ibyuma bikagenda. Ubwo abayobozi tugendeye ku cyifuzo cyacu twabasaba ko mutwemereye iri shuri ryacu ryashimwe, kandi noneho n'izindi ntara za hafi nazo zikahabonera umwanya, bikazakora umurongo mugari kugira ngo n'abandi bajye baza kwiga ubumenyi hano ku butaka bwa Buzuri. Murakoze. Arakoze umuyobozi, kandi rwose reka mbaze n'abaza abanejejwe n'iri tsinda riri hano imbere n'abandi. Rwose turanezerewe kandi tunejejwe n'aho mugeze. Ukurikije aho urubyiruko rwacu rugeze, ukuntu batugaragarije uburyo bamaze no kumenya gukoresha ibyuma bya muzika, nanone mu izina ry'itsinda twazanye dufatanya mu nshingano zo kwita ku mirimo y'urubyiruko muri Filidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda, ndagira ngo bamenyeshe ko byatunejeje kandi babwire ko tubemereye gukomeza n'undi mwaratangiye, rwose mukomereze aho ngaho. Turanasaba, hano hari abantu benshi baturutse hirya no hino, turifuza ko iri shuri ryo kwiga ibijyanye na muzika rwose nabo bishobokera bazaza nabo baze kwiga.
kandi twizeye ko ibikoresho mwatiriye uyu munsi nkurikije uko Imana igenda ibakoresha n'ibindi, ndizera ko mwiye bidatinze muzabona ibyanyu. Rero urubyiruko rwacu ruraje mukomereze aho ngaho, Imana ibamugisha, mwahisemo neza, murakoze cyane. Ishuri rero rikaba rifunguwe ku mugaragaro ahangaha ku butaka bwa Bwuzure, ishuri ryo kwigisha umuzika. Reka bongere batubongeho akandi karirimbo kamwe, hanyuma tuyisenge tube tumusaba aze atubwire mu ncamake ukuntu bino byuma mu minsi y'imbere tuzaba tutari kubitirira, ahubwo Bwuzure bw'itorero cyangwa se bw'intara tuzaba dufite ibyuma by'itorero bwite cyangwa se bya hano ku butaka, ku buryo abanyeshuri bazaza kwiga hano bose bazaba bafite. Ubwo tuyisenge nimo ndamuteguza ngo aba barangiza akaririmbo, iyi ndirimbo imwe bagiye gushyiraho tuyisenge abe yamaze kugera hano. Rikaba rero ku mugaragaro ribimburiye ayandi yo muri uyu mujyi, izindi ntara zo muri uyu mujyi, kugira ngo Bwuzure ibe intangarugero muri uyu mujyi, bashaka kwiga umuzika bose bajye baza hano. Nibadufashe rero badushyirireho indi ndirimbo maze tuyisenge ube wamaze kugera hano.